rimwe na rimwe hari igihe usanga urukundo cyangwa se urugo bimwe mu bituma rusenyuka ari amagambo mabi umugabo cyangwa se umugore abakoresha. Rimwe na rimwe n'ibituma urugo rukomera hari amagambo umugabo ashobora kubabwira umugore, ayo magambo akubaka umugore agakora byinshi mu rugo, ndetse n'umugore hari amagambo ashobora kubwira umugabo we akaba ashobora gusenya urugo cyangwa se akarwubaka. Uyu munsi rongeye kukubwira amagambo ushobora kubwira umugabo wawe cyangwa se umugore wawe bigatuma urukundo rukomera, kandi uwo uyabwiye akazagukunda cyane, ndetse ugasanga uburyo ki agufata nyine agufata nk'umwami cyangwa se nawe akagufata nk'umwamikazi. Wakoze utayo magambo nayahe ngomba cyangwa se nshobora kubwira umugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye akankunda cyane? Wowe nta kindi usabwa usibye gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubagezaho, naho njye ubibategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, iyi YouTube channel yitwa Aime Heart, muhawe ikaze. Ikintu cya mbere ugomba kumubwira, mubwire ko hazaza h'urukundo rwanyu. Hari igihe usanga urukundo rwanyu nyine nta kibuno nta n'umutwe, ariko wegerageza byose ubishyire ku murongo. Umubwire iti ahazaza hacu h'uru rukundo naha, cyangwa se ahazaza h'urugo rwacu nahangaha. Rimwe na rimwe hari usanga ufite girlfriend wawe ariko ugasanga nyine ntari gutekereza ku hazaza hanyu, ahubwo we ari gushaka uburyo ki murya kuryoshye cyangwa se mukajya ahandi hantu runaka. Ariko wegerageza umwereke ahazaza h'urukundo rwanyu, uvuga uti muri 2020 cyangwa se mu mezi angaha ari imbere nshaka ko umbera umugore. Ese uzabishobora? Cyangwa se mbese ugasanga uri gushaka kumubwira tageti y'urukundo ushaka kumubwirana. Rero gerageza umubwire ko hazaza h'urukundo rwanyu, byo ngibyo bizatuma agukunda cyane kandi abone ko uri umuntu uri seriye. Azagufata nk'umusore uri seriye, cyangwa se nawe wa mukobwa we agufata nk'umukobwa uri seriye. Mu rukundo arega igihe cyose utari seriye ntabwo ibintu bigenda neza. Gerageza umubere seriye buri kimwe cyose nyine uba uri seriye, bizagufasha kandi bifashe n'umubano wanyu gukomera, kandi azanakubahira icyo ngicyo abone ko uri umuntu uri seriye, kandi wirinde kumubeshya. Nanone igihe muganira wirinde kumubwira amagambo y'ibishego, ahubwo igihe uri kumwe nawe muganire ku bintu byubaka. Rimwe na rimwe amagambo y'ibishego ntiyubaka, amagambo y'ibishego agira havugirwa. Wenda muracyari abasore, uri ni girlfriend ndetse nawe uri boyfriend yo, ariko ugasanga nyine mukunze kwiganira ku bishego gusa. Nyaboneka ushaka kuba ufite boyfriend ariko ugasanga nyine amagambo yo cyangwa se content aba kuganizaho ni bishego gusa. Menya ko we icyagukundira cyangwa se icyaba ashaka kugukuraho ni ukugira ngo mwiryamanire. Wenda mushaka kuba mwarabikoze ariko ugasanga nyine nibyo bikunze kumubamo. Ndakugira inama yuko uwo musore ntabwo arimo neza. Wenda biterwa nyine nuko umuntu akunda, ariko umusore uri gutangira kukubwira ibishego mutarashakana, ibyo ngibyo birangiza. Ahubwo we ikintu ugomba kwirinda, irinde kumubwira amagambo y'ibishego. Ayo magambo wirinda kumubwira, ahubwo wowe ugerageze uvuge amagambo mazima. Ibyo ngibyo bizatuma urukundo rwanyu rukomera kandi agukunde cyane. Ariko nuvuga amagambo y'ibishego ntazagukunda cyane. Ikindi kandi mubwire ko umukunda cyane. Simvuze kumukunda gusa, ahubwo unabimwereke. Kumubwira ko mukunda nanjye nabikubwira, n'undi yabikubwira, ariko ugasanga nta bikorwa. Ibyo ngibyo ntago ari urukundo, ahubwo gerageza umubwire ko umukunda unabimwereke. Nyaboneka kumubwira ngo ndagukunda ariko ugasanga ntubimwereka, ariko igihe cyose ukoresha umunwa gusa nta bikorwa, ibyo ngibyo ntacyo bikumarira. Wowe gerageza ukoresha ibikorwa cyane, ahubwo wirinde kuvuga cyane. Kuba umukunda kubivuga cyane ntacyo bimaze, ahubwo mwereka urwo rukundo. Ushaka kumubwira utaramukunda ariko ugasanga ntumwitaho, kumuvugisha aba ari gake, ariko ugasanga uhora umubwira ngo ndagukunda sinzaguhemukira, buri kimwe cyose ugasanga nyine uri kuvuga. Ahubwo wegerageza umubwire ko umukunda ndetse unabimwereke, umwereke urukundo. Nyaboneka amagambo ubu ngubu ntagikora, hakora ibikorwa. Ikintu cya kane uzamubwira, mubwire imitoma cyangwa se mutera imitoma, ariko wirinde gukabya. Rimwe na rimwe hari usanga ukundana n'umukobwa ariko ugasanga nyine uri gukabya. Nanone nge hari imitoma ya kera asigaye numva nkumvira kunsetsa, ngo udahari sinabaho,
ngo nkubuze napfa, mbese ugasanga buri kimwe cyose uri gushaka gukabya. Wegerageza umutera imitoma, wirinde gukabya umutera imitoma iri seriye. Nyaboneka ubu ngubu imitoma yo muri analogue yandi umubwiye uti ngo nzakwanga ngo ikivu cyabaye amaraso, ngo mbese ugasanga nyine uri kumutera imitoma ikabije. Iyo mitoma nyine itarimo ibintu biri logique. Gerageza aho umutera imitoma iri seriye. Ibyo ngibyo bizatuma nyine akubona nk'umuntu uri seriye, rimwe na rimwe azanagukunda cyane. Ariko igihe cyose umutera imitoma nk'iyo nyine y'abana, ndakurahiye. Kugukunda nyine ashobora kugukunda cyane, ariko nyine akagukunda bitewe n'impamvu runaka, atari imitoma agukunda, ahubwo ari izindi ngeso zawe nziza agukundiye cyangwa se ikindi kintu runaka. Ikindi kandi jya umusekera igihe muganira, uwo boyfriend wawe, uwo girlfriend wawe, ariko cyane cyane wa mukobwa we, igihe cyose ukunze gusekera boyfriend wawe, ako kantu niko gashobora gutuma agwamo. Niyo nama nankubwira, ahubwo igihe cyose uganira na boyfriend wawe cyangwa se girlfriend wawe, wa musore we, nawe jya ugerageza umwenyure, bizatuma agukunda cyane. Igihe cyose muganira murebana mu maso ukamusekera, nyaboneka ibyo ngibyo bituma agwamo. Ikindi kintu ugomba gukora cyangwa se kumubwira mugikundana, cyangwa se amagambo ushobora gukoresha umubwira, cyangwa se uburyo ko ushobora kumwereka bigatuma agukunda cyane. Mukunde kurusha abandi. Nyaboneka ukunda amafaranga, ariko ayo mafaranga adahari we azaba ahari. Gerageza umukunde cyane kurusha amafaranga. Nubwo amafaranga ari ayatuma mubaho, ariko igihe amafaranga adahari we yaba ahari. Rimwe na rimwe igihe we adahari amafaranga ashobora kuboneka, ariko ntiwishimire ayo mafaranga. Gerageza ahubwo ushake uko umukunda cyane kurusha abandi bantu cyangwa se n'ibindi bintu byose. Umukunde, umushyire imbere. Iyo niyo nama nkugiriye, ahubwo mbere ya byose gerageza umukunde kurusha abandi, bizatuma nawe agukunda cyane. Ikindi kintu ugomba gukora cyangwa se no kumubwira, mubwire ko nta wamusimbura. Rimwe na rimwe hari igihe usanga ukundana n'umukobwa umwe ariko ugasanga uramutendeka, ariko igihe cyose umubwira ndetse nawe yabigenzura agasanga ntumutendeka, aho ngaho aragukunda cyane kandi ntabwo yakureka. Ikindi kandi ugomba gukora cyangwa se ugomba kumubwira, mubwire ibyiza kuri we. Rimwe na rimwe igihe mugirana amakosa ariko ugasanga uri kumubwira ibibi bye byose, ikibi kiri ku mubiri we cyose ugasanga uri kukimubwira, cyangwa se ibibi ajya akora, gerageza wirinde kumubwira ikibi kuri we, ahubwo umubwire ibyiza kuri we igihe mukundana. Wirinde kumubwira ibibi. Wenda mushobora kugera mu bibazo runaka, mwene we wazanye amatiku mu rugo, ariko irinde kwirirwa umubwira ibintu bibi kuri we, ahubwo umubwire ibyiza kuri we. Bizamufasha kandi bimutere motivasiyo yo gukora cyane. Ibibi yagukoreye ushatse wabireka, ahubwo ukamubwira ibyiza gusa, nibyo bizatuma yiyubaka ndetse nawe akakubakamo icyizere. Ikindi kandi jya umusengera. Nyaboneka mushaka kuba mukundana, iki gihe cyose muri kumwe jya ugerageza umushyire imbere y'Imana, muganire, nimurangiza musenge. Ibyo ngibyo bizagufasha kandi bifashe n'urukundo rwanyu n'urugo rwanyu, bitume rukomera. Uyu musore naguteguriye amagambo ugomba kumubwira, bigatuma agukunda cyane. Ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, nanjye ubategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, iyi YouTube channel wagezeho yitwa Aime Heart. Wakoze kureba ino video, kandi nkushishikariza kuba washaringa ku nshuti zawe kugira ngo zijye zibasha kubona byinshi byerekeranye n'urukundo, kuko iyi YouTube ducisha byerekeranye n'imibanire, abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, ndetse n'uburyo ko umwana agomba kwitwaho. Wa mubyeyi we, ushobora kuba udakunda abana bawe cyangwa se ubakunda, ariko uburyo kubakunda ukaba ubatonesha cyangwa se ukaba ubahohotera. Buri kimwe cyose twe tukibagezaho, wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe gusa, ubundi ukicara ugategereza byinshi tubagezaho.